ese kuki mwita ku bugumba bw'umubiri ntimwite ku bugumba bw'umwuka? Kuki mwita ku buhumyi bw'umubiri ntimwite ku buhumyi bw'umwuka? Kandi burya amaso y'umwuka niyo ahumura ay'umubiri. Uzambwire ko hari umuntu wavuze ngo ngewe naragiye ngo bampa akantu mfunga hano ngo ndabyara. Ntibashobora. Araza ngo ndashimira Imana yampaye umwana mu myaka 5. Satani nawe afite ishyari yuko ibyo akora bishimirwa Imana. Kubera iki? Uyu mugabo yagumye ku musaraba, ngo ikintu cyamugumishije ku musaraba si imisimari, ni urukundo. Uretse uyu mugabo ufite ibibiro, njyewe yangomesha sinahuruduka, ariko urukundo nirwo rwabaye supaguru, agumayo izuba rirarenga. Kumenya Yesu, kumenya Imana nibwo butunzi, nicyo cyubahiro, nibwo bwiza. Yesu ashimwe. Ibindi barabashuka. Business badapiburiya ngo bashyireho adresse. Ariko ubwo ntabwo mubibona. Torero ry'Imana mureke tuvuge Yesu dufite fier. Duciye bugufi uri data wa twese, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni wowe kwizerwa, ni wowe ukwiriye guharagararwa imbere, ni wowe ukwiriye kuvugwa no kwamamazwa. Twamamaza ibintu bigahinduka, ariko abakwamamaje basimburanye n'abandi, ariko ntujye usimburwa. Duciye bugufi rero Mwami, duciye bugufi, duciye bugufi. Imana yo kwiringirwa, duciye bugufi. Ubwami bwawe nibworoke muri iri teraniro, imbaraga z'ijambo ryawe nizigira ububasha. Reka kugira neza kwawe Mwami kunyure ku muntu wese uri hano. Turagutegereje, niwe waturaritse Mwami, niwe waturaritse, uturarikisha amatangazo, uturarikisha abaririmbyi beza, turarikisha inanga, turarikisha abavuga butumwa. Rero twahageze, turaje kugira ngo turye ku ruhisho. Niki wagambiriye ko tumenya muri uno mugoroba? Niki wagambiriye ko twumva? Niki ushaka ko tuba cyo? Tuguteze amatwi. Se umwami wacu Yesu Kristo, turakubashye, ushyizwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni Muzirankoni Scovia nkuko bababwiye. Imana yangiriye neza, ndi umudamu. Ngiye nabaye umudamu mbikeneye, nabisengeye. Niyo mpamvu rero mvuga ngo Imana yangiriye neza, ndi umudamu, ndubatse, ndabishimira Imana. Amen. Kandi ndashimira Imana ko ntavukiye mu muryango w'abakristo, ariko nkakura ndi umukristo kugeza uyu munsi, nkaba ndi umukristo. Ndabishimira Imana. Mwami ahabwe icyubahiro. Nta soni mfite zo kuvuga ko Yesu ari mwiza, nta n'ingaruka. Uhereye igihe nabimenyeye kugeza igihe cyose nzaba ndi mu isi, nta soni mfite zo kuvuga ko Yesu ari mwiza, kandi ari nta wundi bahwanye, nta n'uwo bazahwana. Mwami ahabwe icyubahiro. Amen. Ntawe bahwanye, nta n'uwo bazahwana. Nari ndimo mbwira abantu, ndavuga ngo kuva mu byizerwa kwawe nta kintu bihinduraho Imana, kuko twaravutse dusanga ari Imana. Uko utagize izina yita ngo rihame ritandukanye nawe wasanze uyita, kuyivaho kwawe nta kintu byayihinduraho, ahubwo kuyigumaho kwawe ni inyungu ku giti cyawe. Yesu ahimbaze. Amen. Haleluya. Hari igihe tuba turi mu rusengero dusa n'abantu bateye ubwoba, ngo nk'ubu ntakaje Muzirankoni umuvugabutumwa ukomeye umeze kuriya. Ni inyungu zanjye kuba umuvugabutumwa, ntabwo ari inyungu z'uwo mvuga, kuko uwo mvuga n'abataravuka bazavuka bashaka kumuvuga, n'abataramumenya barimo gushakisha uburyo bamumenya ngo bamuvuge. Rero yo kuva mu murongo ni igihombo cyawe utazigera
ukuramo. Urabona hari ukuntu umuntu ahomba ariko akashwashwanya cya gihombo kikavamo, ariko igihombo cyo gutakaza Yesu Kristo ntushobora gukompasetinga niyo watumiza ibihugu. Mwamahabwa icyubahiro. Gusa ushobora kutwirariraho ngo ntacyo bigutwaye, ariko turabizi ko wambariye ku gisebe. Urashinjagira ushira ngo niko imfura zimeze, niko umuntu utakaje Yesu Kristo, waba uri umusaza, waba uri umukobwa, waba uri umukire, waba uri umukene, nuko umeze. Birutwa n'utarigeze kumumenya, ariko uwamumenya akamutakaza ntazakwirarireho. Ndagira ngo mbabwire kino kintu. Niba mutekereza ko Satani afite imbaraga, niba mutekereza ko afite abakozi benshi, muzambwira ahantu mwasanze iteraniro ry'abakozi ba Satani bavuga ngo ushimwa Satani wadukoreye ibikomeye. Umbwire ko hari ahantu basanze iteraniro bamuhimbaza, ariko hari ahantu basanze iteraniro ry'abapfumu n'abarozi n'abandi bantu bavuga ngo mureke duhimbaze uyu mwami waduteje imbere. Hari aho mwamusanze? Bigaragaza iki? Ntabwo ashoboye. Niba umuntu atari fiyeri y'umwami akorera, ari muri prison. Hari icyo abongereza bavuga ngo this person is happily imprisoned. Ni ukuba ufunzwe ariko unezerewe, ariko uri muri gereza. Ugize Imana bagafungura, nibwo twamenya umuvuduko ufite. Rero ntibakababeshye. Yesu ashimwe. Jya utinya, Yesu ahimbazwe. Jya utinya uyu mugabo bita Yesu Kristo, usanga umukecuru ateze igitambaro ari mu isoko ati nimwihane Yesu agiye kuza. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Amen. Ariko ugasanga umuntu bajya bavuga ngo ni umupfumu ukomeye, ugasanga adashobora guteranya iteraniro ku manywa y'ihangu. Mwamahimbazo ku manywa y'ihangu ngo bavuge ngo twarabyaye. Mwese muragenda mukajya kwa mwamini akabaha ibintu mukagira, mukabona akazi mukabyara, siko bavuga. Ariko tujya kubona tukabona baragarutse mu rusengero, n'ababyaye babikuye kwa mwamini. Ni mwamini, ni sarongo, ni bande hose bajye babavuga. Ariko ngiye iyo bavuze mwamini barankomeretsa. Afite mushiti wanjye yitwa mwamini. Uzambwire ko hari umuntu wavuze ngo ngewe naragiye ngo bampa akantu mfunga hano ngo ndabyara. Ntibashobora. Araza ko ngo ndashimira Imana yampaye umwana mu myaka 5. Satani nawe afite ishyari yuko ibyo akora bishimirwa Imana. Kubera iki? Rero ndagira ngo mutangarize ku mugaragaro, iri shimwe adafite yarikoreye ashobora no kuzahomba abakorera. Shatse yagabanya kubakorera. Mwamahimbazo. Haleluya. Haleluya. Mwamahabwa icyubahiro cyane. Niba utanashoboye gukizwa, banza wibaze uyu mugabo bahimbaza bari fiyeri. Banza wibaze ahantu abantu bicara. Abantu bagiye bavuga ngo barasambana, ngo busambanye, ngo arara muri hoteli, ariko uzi kurarana n'umugabo mwiza udashaka kumenya aho mwaraye. Uzi kurara muri hoteli nziza, ntukenere ko hagira umuntu ubona uyisohokamo. Gusa iyo ni fiyeri yaheye, n'ubutunzi bwaheze. Abantu bibahahamura ku muntu ubona yambaye inkweto nziza, adashobora kukubwira isoko yarikuyemo, adashobora kukubwira umuntu wayimuguriye. Wirukanka ukora iyo business. Business ihishwe se n'ibwoko ki? Business batamamaza iragatsindwa n'Imana. Business badapiburiya ngo bashyireho adresse. Ariko ubwo ntabwo mubibona. Torero ry'Imana, mureke tuvuge Yesu dufite fiyeri. Mureke tuvuge Imana tugize gute? Mwamahabwa icyubahiro. Ejo bundi nibwo igitekerezo cyanze ngo ndavuga ko se ubu umuntu usambana cyangwa agaca inyuma umugore we avuga ngo yaryamanye n'umugore mwiza, umugore mwiza utari bwifotoranye nawe gushyire kuri profile abantu bakwemere, muryamanira iki?
umugabo ukuguriye akagusohokana ntimutere selfie ngo ushyire kuri status agusohokanira iki? Bundi ikintu cyiza gikwiye kuba urwibutso ukanakirata, ahubwo ikintu utari burate waretse. Ntibikomere gusa, ntibikomere nk'amahabwa icyubahiro, ntibikomere. Nimuze ku iriba ritari rya Yosefu. Kuko iriba rya Yosefu ngo urinyoyeho yongera kugira inyota ukundi, ariko ngo amazi Yesu atanga mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Torero ry'Imana igihe kirageze ngo abantu bumve bari proud yo kuba bakirijwe mwamahabwa icyubahiro. Kera nigeze kubwira urubyiruko ndavuga ngo nuko aba bita barasita cyangwa barara bananze kubawunsinga. Ni nawe ubundi iyo ntekereje ko ndi umukristo ni ngewe ukwiye kugenda ngira gutya, kuko mfite impamvu yo kwirata no gushowe ingofu. Wowe urashowe ingofu iki? Mwamahabwa icyubahiro. Pawulo yaravuze ngo bibaye kwirata ninjye bagira gute? Ejo bundi twarahimbaje, twari dufite amasaha 10 yo kuranya no guhimbaza. Hari ukuntu rero abantu nyine bavuga ngo uru rubyiruko so wanarukijijwe, ngo reba ukuntu bameze, ngo barasimbuka ntibazi icyo basimbukana. Reka mbabwize ukuri, namaze kuvuga ngo n'uwanteranyiriza ba bantu bose mubona hano basinda akemera tukaza tukavuga ngo Mana uri nziza, byonyine bifite imbaraga. Niba NRM ishobora gutanga amafaranga ngo bamamaze umukandida wabo, nanjye mbonye umuntu uwo ari we wese wavuga ngo Imana ni nziza, nta kibazo. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Torero ry'Imana, twebwe turi fiyeri ry'uyu mugabo tubabwira. Umugabo waje agapfira icyaha atagizemo uruhare. Mwamahabwa icyubahiro. Uyu mugabo yagumye ku musaraba, ngo ikintu cyamugumishije ku musaraba si imisimari, ni urukundo. Kuko urukundo ntago imisimari yakomesha. Imisimari ngahe? 1 2 uretse uyu mugabo ufite ibibiro, njyewe yangomesha yo sinahuruduka. Ariko urukundo nirwo rwabaye supaguru, agumayo izuba rirarenga. Mwamahabwa icyubahiro. Yagira ngo natwe nitujye kumuvuga, tujye ku karubanda, tubwire amahanga, tubwire amoko. Niba atarihishe kudupfira, twakwihisha gute kuvuga ko yadupfiriye? Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu ahimbazwe. Kumenya Yesu, kumenya Imana nibwo butunzi, nicyo cyubahiro, nibwo bwiza. Yesu ashimwe. Ibindi barabashuka. Ushaka kuzaka kuvuga ngo ngiye nahuye n'umugabo wa $100 ariko uzamusaba ifoto y'urebe, ntiyamwemerera akamufotora. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Ushaka kubwira ati nararanye n'umudamu usa gutya na gutya, uzamusaba ifoto nawe yafotora. Niyamufotoye urafotoye siba ukagira ngo baje badakundanye. Satani ntakabashuke. Umwami utavayo ngo bamusingize nimumureke. Umwami utiyerekana ngo bamuramye nimumureke. Umwami ahimbazwe. Amen. Umwami udakora ngo abashimirwe mu mwihorere. Mwamahabwa icyubahiro. Mumureke. Ariko uzi umuntu ukubwira ngo shaka 200,000 nkwereka ahantu tujya. Nzishake ariko ntuzabwire barunaka utabaneza. 200,000 shaka umukecuru muri quartier urihirira umwana utaragiye kwiga. Uwo mwana azavuga ngo Muzirankoni yangiriye neza, kuko nuzijyana aho ntabwo uzabivuga.
nababwiye ngo business batamamaza muyireke na fraud irarwangwa mujye mubona abafroderi niko abantu bakorera satani bameze mwisi kandi urebe igitangaza nta muntu bahiga nabana abafroderi leta irabahiga ariko abantu bakorera satani nta muntu bahiga ushobora kwibaza icyo kintu agahunga agahungira simukadi agakuraho network nta muntu umuhiga ni muri niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nakwihisha mu maso yawe hehe mubareke Yesu ashimwe amen amen barakiza ariko barashonje akuzi umuntu utunga akaba atabwira umwana aho ubutunzi yabukuye taba atakwicaza atereka nkwigishe business ukikorwa ndakwiyamye sinja muri kiriya cyumba nzakuniga so business muzireke business utaraga umwana reka rimwe na rimwe bamwe nibanazisharinga nabo bashakanye ugata abagore ndabazi nta banga bagira business iri ari ibanga n'umugore wawe akabona ugura imyenda myiza atamubwira aho kwigisha reka umwami utiyerekana ni si umwami ni mwabyumvise namwe n'abafroderi kandi badahigwa ku mugaragaro ariko ijisho ry'Imana riteye ubwoba mwamahabwa icyubahiro uzi ijisho umuntu yinjira muri convention kariha icyumba gihenze rigakomeza rimureba rimubwira ngo iki nk'ubwo hagezeho kubona ijisho ry'isumba byose abantu bose b'umujyi wa Kigali rikabahindura abasupervising umugabo waciye inyuma umugore we yakubona akabona wabimenye izo ni imbaraga z'ijisho ry'Imana ijisho ry'Imana niyo intelligence itabaho ku isi Yesu ahimbaza amen nababwiye rero aba bantu mubona bihisha ku mugaragaro ndimo ndanabatangariza abakozi ba satani na satani mugenzi wabo bazabihomberamo umuntu niba atakwamamaje ubundi iyo barambagize ikintu cya mbere ubona uyu mukobwa anejejwe nuko dukundana kandebe ko azanshyira kuri profile kandebe ko azanyereka abantu umukobwa utakwereka inshuti ze cyangwa umuhungu utazikwereka yarakuvuga utoya kagende gake rero bwira satani tugenda gake abantu batakwamamaza ni muri kumwe mwamahabwa icyubahiro ndumva ntazi ukuntu navuga Imana iki kintu nagishuriwe ejo bundi navuga abantu batuzonze ngo barakize bakura satani bagenda nijoro bakagaruka nijoro uzi kuvuze ngo he yagwira igiti kandi udafite n'inkoni mwamahabwa icyubahiro niyo mpamvu yinjira mu rugo akirakaza kubera iki rya jisho rya maneko rimuriho maneko isumba byose rimuriho riramubwira nakubonye winjiye saa 5 ugarutse saa 9 wavuze kuri mesiyo ariko si huri yagira ariko wa mugore we abantu bakubwira amagambo nka data amagambo yahenda kubwiye iki ni kubera iki ijisho ry'isumba byose ese ubwo uritaba abandi se kuzi ko ari mu cyumba nabakubonye abo nitaboze urapfa ikintu ariko kubera iki ryajisho mwamahabwa icyubahiro amen ikintu rero itorero ribura ni ukumenya imbaraga ziyaduhamagaye mwamahabwa icyubahiro ni ukumenya imbaraga ziyaduhamagaye tukabwira abantu gukomera ko Imana isumba byose bakibura umunsi umwe ngo Paulo ngo yayimpaka amezi 3 ngo ijambo ry'Imana rirangije rigira ububasha ngo bapfumu bakajya bazana ibintu byabo n'abakonikoni ngo barabigurisha ngo bageze waragati yo ni arupego nikigirwamana cyacu Atenayi birahinyutse ntimubona ko ubucuruzi bwacu ariko Paulo yari yagize gute yari yabushanjije kubera iki yavugaga Yesu ku karubanda ku mugaragaro nk'amahabwa icyubahiro ngo akavuga ashize amanga
Yesu ahimbazwe. Torero ry'Imana nimuve mu myobo, Yesu yaranesheje. Mwamahimbazwe. Ubu nsengeye umuntu agakira bakavuga bati ni wowe, sinavuga ngo amen namusengeye, hakuzareba umurozi. Ni njyewe hari n'ikiziranye nzi njyewe, hari n'umubiri zinzi ko wakoze kandi uri umunyembaraga wakwemeye. Abanyembaraga biyehakana ni bwoko ki? Mubareke, ntibashoboye, ntibiyizeye, ni mubareke. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Sinzi impamvu ndimo kuvuga ibi ngibi, si byo narinzi ko ndibuvuga. Amen. Ariko ndumva ishyaka itorero kumenya imbaraga dufite. Yesu ashimwe. Tugomba kumenya imbaraga tugize gute dufite. Imana yahaye itorero imbaraga, yarihaye ubushobozi, yarihaye ububasha, ariko ijwi ry'ubwoba riba inyuma y'abantu. Mwamahimbazwe cyane. Amen. Uko ngo uragumiwe, baragumirwa tukagumirwa, baragumbaha tukagumbaha, barabyara tukabyara. Biriya byo bakubwira ni urusaku gusa, ni ukugira ngo Satani aburizemo ibyiringiro byawe. Turiga bakiga tugakira bagakira. Impamvu uvuga ngo abarokore ngo barakennye nuko bari bo bari kuri hafi. Nose wamenya amakuru y'abandi kandi mutari kumwe. Twe twabavutsemo ni bari bakennye, barabakristo. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Naba natwe dufite ibyiringiro byo gusenga tukabyara, byo gusenga tugashaka, byo gusenga tukaramba, ntidukenyuke nk'uko abo bakenyuka. Mwamahimbazwe. Muve kuri uyu mwami, mureke no kumitekerezaho. Mureke no kugira gute, kubatekerezaho. Baraciriritse. Mwamahimbazwe. Ubucuruzi butamamazwa bubaho abantu bakabwifuza. Umuntu akanarya ngo naraye muri wararanye nande hasi nakubwira, ariko we ni bogari. Bogari utavuga reka. Mwamahimbazwe. Ikiza barakirata. Mwamashyirwe hejuru cyane. Ariko muvuga ngo amafaranga ngo nayo kwikuzimu. Amafaranga niba utari kwikuzimu urasakuriza iki? Niba ufite amafaranga aceceka. Ariko impamvu arahishaho yagize gute? Kubera iki tuvugaho? Nuko tutwereka business. Tutwereka business. Ntabwo urimo kutwereka umurage wayakuye. Kutatwereka n'akazi wayakuye. Reka basakuze rero. Uwiteka ahimbazwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka dusome Abakorinto ba mbere ibice 3. Ntago mbatindira, ubu nashoje. Muhumure, ndabizi amateraniro ya nimugoroba pasiteri na madamu ntibaba bavuye hano, ndabeshya. Yesu ahimbazwe. Pasiteri na madamu mbizi neza ko baba batarava hano pe. Abakorinto ba mbere ibice 3 turasoma ku murongo wa 11. Niba hari umuntu ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda yiruka dusomereye. Ibice 3 Abakorinto ba mbere umurongo wa 11. Haleluya. Reka dusome. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho kiretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Amen. Amen. Komeze kugera urageze ku murongo wa 14. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo
akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano. Amen. Amen. Yesu ahimbazwe. Pawulo yari arimo abwira abakorinto, haleluya, arababwira ngo njyewe nk'umwubakisha mukuru ngiye gushyiraho urufatiro. Yesu ahimbazwe. Urwo rufatiro nta rundi ni urwa Yesu Kristo, ni Yesu Kristo, ni ubutumwa bwiza. Ariko aravuga ngo umuntu wese wubaka kuri uru rufatiro yirinde uko yubaka. Mwamahimbazwe. Amen. Kubera iki? Ngo bamwe, haleluya, bubakisha ifeza, abandi zahabu, abandi amabuye. Mwamahimbazwe. Hakaza ibyatsi, hakaza ibikenyeri. Aravuga ngo umuntu wese yirinde uko yubaka. Mwamahabwa icyubahiro cyane. Umudamu wubaka kuri urufatiro yirinde. Impamvu bavuze ngo yirinde niki? Nuko uyu mwubakisha mukuru atazigera aza hagati mu kubaka ngo avuge ngo wubakishije ibitari byo. Mwamahimbazwe. Niba wubakishije itafari nta kibazo arakwihorera, kuko urabizi ko ushyizeho itafari atari ryo rigomba kubakaho. Niba wubakishije ibikenyeri urabizi ko washyizeho ibikenyeri kandi hagomba kujyaho ibuye. Niba wubakishije ifeza urabizi ko wubakishije ifeza hagomba kujyaho ifeza. Mwamahimbazwe. Ndimo gushaka kuvuga iki? Itorero cyangwa abakozi b'Imana turi muri uyu murimo twubaka mu buryo butandukanye, twubakisha ibintu bitandukanye. Mwamahabwa icyubahiro. Tubizi neza, tukirengagiza yuko igihe umwubakisha cyangwa washyizeho urufatiro cyangwa nyiri urufatiro azaza ku munota wa nyuma udashobora guhindura icyo wubakishije. Mujye mutinya umuenjeniyeri utanga shansi cyangwa umwubatsi utanga inzu, umuntu wese akayubakaho akurikije amahitamo ye. Navuga ati icyo singishaka, ariko yatanze ibyo kubakisha, ariko abubaka nibo bahitamo ibyo bashyira kuri iyo nyubako. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku munota wa nyuma ababubatsi bose bazateranirizwa hamwe ngo ibyo bubakishije imirimo yabo igeragereshwe umuriro. Haleluya. Kandi bizageragezwa bitagifite uburyo bwo kugira ngo ubihindure uvuge ngo reka nshyireho icyiza, ikizima, igikomeye, igikwiriye. Umuririmbyi yirinde uko aririmba, yirinde uko yitwara mu miririmbire ye. Mwamahimba. Kubera iki? Ingororano zo kuririmba ziri ku iherezo, utazakosora ngo noneho reka ndirimbe neza niyejeje nitunganije. Umubwiriza w'ubutumwa bwiza arabwiriza akabivanga akabigoreka, ubundi akabigore, ubundi akabireka burundu, ubundi yasahimba. Nyiri ubutumwa bwiza akicecekera, ariko ngo akwihereza azaza. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo ibi bintu byose dukora bigeragereshwe umuriro, bigeragereshwe ukuri. Yesu ahimbazwe cyane. Itorero ry'Imana, haleluya, nubwo mubona abashumba batakibakanira, ariko ijambo ry'Imana rirakanira. Nubwo mubona batakidutenga, ariko ijambo ry'Imana riratenga. Yohana yabwiye itorero rya Efeso, aravuga ngo wibuka aho wavuye ukagwa. Amen. Hari ahantu wavuye uragwa waretse urukundo rwa mbere, none kubera hari amahirwe subirayo wihana usubirana imirimo nk'iya mbere. Ariko uyu mwubakisha, uyu nyiri uru rufatiro azagerageza
tutagifite umwanya wo gusubirayo ngo dukore ibyo twagombaga gukora. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo umuntu yirinde uko yubaka kuri uru rufatiro. Umuntu yirinde uko akora muri iri torero rya Betelehemu. Udapfa kuza gusa, udapfa kuvuga gusa, oya, wirinde urebe yuko ibyo urimo ukora, ibyo wubakisha uyu murimo ari amabuye y'igiciro, ari feza, ari zahabu itanyura mu muriro ngo ihinduke umuyonga. Mutinye nk'amahaga icyubahiro. Mutinye umugabo wavuze ngo urukungu nimurureke rukurana n'amasaka. Yesu ahimbazwe. Ngo kubera iki? Mukuye urukungu hari amasaka yagira gute? Amen. Ubu bishobora gukomerera itorero ryanjye ukuntu ndi intyoza kugira ngo rimpagarike. Kubera iki? Riranga ba bandi batoya baje kugira ngo ntabakukana. Njyewe yaba narinze ubwenge, nari nkwiye guhinduka hakira amahirwe yo guhinduka. Nari nkwiye gukora neza hakira amahirwe yo gukora neza. Ibi tubabwira bizaba. Niba bakubwira ngo ukize indwara ukayikira mu izina rya Yesu, kandi ariko yavuze ngo muzasengera abarwayi bakire. Yavuze ngo muzacyaha abadayimoni bagende. Niba rero ibyo yarabivuze bikaba birimo kuba, bigutere no kumenya ko azagaruka, kuko yaravuze ngo ndagiye, bizagira gute? Niba bavuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, si ukubyara gusa waragumbashye, si ugusonza, si uguhaga warashonje, nuko Yesu azaza, ni ijambo Imana yavuze ntirizahera. Nuko Yesu azaza agatwara itorero, umwubakisha mukuru arimo arareba ukuntu turimo kubaka kuri uru rufatiro. Mwamahaga icyubahiro. Amen. Haleluya. Torero ry'Imana, nuza ngo bagusengera ikigeragezo gikurweho ukabona ijambo rirasohoye, yusubire inyuma uvuga uti nemeye ko Yesu azagaruka. Yusubire inyuma uvuga uti nemeye ko Yesu azagororera abera. Niba dusengera abadayimoni bakiruka, menye yuko ijuru rihari. Kuko yavuze ngo muzacyaha abadayimoni, yavuze ngo dore ijuru rishya n'isi nshya, cyakera birarangiye. Mwamahabwa icyubahiro. Yanditse igitabo cya Mariko, niyo yanditse icy'ibyahishuwe, yanditse icya Luka, niyo yanditse icya Daniel. Ntukagire ibyo ukuramo ngo bigukorere ibindi ubyirengagiza. Ibi Imana dukorera bizashira, ariko ibyo dukorera Imana bizahoraho iteka ryose. Ibyo mvuga Imana dukorera ni biki? Kuduha amafaranga, kuduha ingo, kugira gute. Ariko imirimo dukorera Imana yo kwera no gukiranuka izahoraho iteka ryose. Mwamahabwa icyubahiro. Njyewe nk'umwubakisha mukuru shizeho urufatiro, naje kubabwira ngo umuntu yirinde uko yubaka. Yesu ahimbazwe. Amen. Umuntu yirinde. Mwuka w'Imana ageze kunsanga arambwira ngo ibi byose mukora imbere yanjye murahindurije. Ngo ndebe umuntu mubona nk'uhindurije, ngo nta kintu mwamisha rero. Yesu ashimwe cyane. Muranyumva torero ry'Imana? Amen. Haleluya. Haleluya. Niba warasenze ukabona umugabo, umenye ko ijambo rivuga ngo babiri bazaba baryamye, umwe ndagenda ndasigara, umenye ngo rizasohora. Wiyeze kugira ngo uzagende. Turi mu gihe cy'abantu bitaye ku ijambo ry'Imana risohora mu kubakorera, ariko ntirisohore mu kuyikorera. Reka bijyane, nibwo bizagira iherezo ryiza. Ibi bintu ni impanga. Mwamahabwa icyubahiro nubwo twitaye kuri bimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urufatiro. Amen. Nawe cameraman, umenye ko uko urimo gushyiraho ku nyubako ntabwo tuzi icyo wubakisha, ikintu gitangaje. Pasiteri ashobora kuba atabona kurimo gukamera ufite ibikenyeri inyuma yawe, bikazamenyekana ku munsi w'amateka.
umuntu atagifite uko yinyagambura. Haleluya, 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 haleluya. Mwamahabwa icyubahiro. Dore dukwiye kwita kuri ibi. Amen, amen. Reka dusome Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 5 hanyuma nsoze. Haranditswe ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Petero yari arimo ahugura itorero. Bibiliya y'Icyongereza yo ntabwo ivuga ngo ibyerekeye ingeso za Gikristo. Iravuga ngo responsibilities z'abakristo, inshingano. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Arababwira ngo ntabwo mwari mukwiye kwizera gusa ngo niri mubireke. Yesu ahimbaza. Kwizera ni urugendo rugizwe n'imirimo ya buri munsi. Yesu ahimbaza. Amen. Ariko yaravuze ngo kwizera mukongereho kwirinda, areje aravuga ngo mukonge kubaha Imana. Nuko Imana arasanze ngo nta kintu gituma umuntu atajya acumura, haba ku mugaragaro cyangwa abiherereye, ngo ni umutima wubaha Imana. Ngo nta kindi gituma umuntu akora igihe abandi bananiwe akaba amaso basinziriye, ngo ni umutima wo kubaha Imana. Mwamahabwa icyubahiro. Kuko niyo mpamvu yavuze ngo bizatuma mutaba abanyabute, mutaba ingumba, mutaba impumyi. Ibi nibibagwiramo. Yesu ahimbazwe. Ntabwo tuzaba impumyi, ntituzaba ingumba kubijyanye no kubyara abana b'ubwabo. Umugabo umwe yaratubajije aravuga ati ariko ko murira ngo dusengera abamama cyangwa abapapa batatu bari mu itorero badafite abana, ntimuritegereza ingumba za Kristo dufite abakristo batajya babyara abandi bakristo. Mwamahabwa icyubahiro. Ese kuki mwita ku bugumba bw'umubiri ntimwite ku bugumba bw'umwuka? Kuki mwita ku buhumyi bw'umubiri ntimwite ku buhumyi bw'umwuka? Kandi burya amaso y'umwuka niyo ahumura ay'umubiri. Amen. Aravuga ngo ibi nibibagwiramo bizatuma mutaba abanyabute, bizatuma mutaba ingumba ku byo kumenya neza Yesu Kristo, ngo kandi bizatuma mutaba impumyi ngo murebe ibya hafi gusa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Torero ry'Imana rero dufite inshingano. Inshingano z'Imana yarazizi ntizigera ihinduka, izakomeza izikora, kuko igusha n'imvura mu murima w'urumogi ntiyabura gukorera abakristo intore zayo ngo zitakira ku manywa na nijoro. Ariko uko twubaka kuri uru rufatiro nibyo bifite imbaraga, nibyo bifite ubuzima bwa none n'ubw'igihe kizaza, ni nabyo bifite ingororano z'igihe kidashira. Yesu ahimbazwe. Haleluya, haleluya. Inshingano za Gikristo, uru rufatiro urarukoresha ute? Urarwubakaho iki? Wakoze iki? Urimo gukora iki? Uragikora ute? Wabitewe n'iki kugikora? Mana ibahumugisha.